hindura intekerezo mu kiganiro umwanya w'impinduka mu buzima. Umuntu ushobora gukora iki kintu isi yose ayifite mu biganza bye, nawe umuntu utabibasha agenda mu nzira nka nyakamwe. Ese icyo kintu ni ikihe? Witeguye kucyumva? Ntuve kuri iyi video. Iri banga tugiye kuvugaho ni ibanga buri mucuruzi akwiye kubaza kandi arisobanukiwe neza. Gute rero? Urabona bariya abantu bashinze imbuga nkoranyambaga, bamenyekana ibyo dukeneye cyane maze baharanira kubiduha. Babonye ko dukeneye gupostinga, babonye ko dukeneye kuganira ibihe byose nubwo tutaba twegeranye, tukabikora nk'abari kumwe. Ibyo byose babikoze bareba ko by'abandi bakeneye mbere, ariko none amamiliyari y'amadolari ataha kuri konti zabo. None ubu basigaye basa nk'abafite isi yose mu biganza byabo. Ziriya kampani zose ubona zikomeye, abazishinze bamenye icyo abantu nyamwinshi bakeneye, none ubu isi yose basa nk'abayifite mu biganza byabo. Abantu dukunda kuganira ku byo dukunda kandi kumva ibyo dushaka kumva, tugakunda amakuru avuga ku bintu bidushishikaje. Abantu benshi bashishikajwe nabo ubwabo, ntibashishikajwe cyane n'abandi. Twese kandi ni uko duteye. Ubwo rero ibyo biravuze ngo kuri iyi si ikintu cyonyine gishoboka cyatuma benshi bakuyoboka ni ukubabwira ibyo bakunda, bimwe bibashishikaje, kandi ukabereka n'ukuntu babigeraho mu buryo bworoshye. Ese umuntu ashishikajwe n'iyobokamana? Ese umuntu ashishikajwe no gushaka amafaranga? Hera ku byo ubona bimushishikaje, ibyo bizagufasha kwigarurira imitima yabo. Baha ibyo bakeneye mbere kugira ngo nawe baguhe ibyo bashakaho. Kugira ngo wemeze umuntu gukora ikintu runaka, ugomba kubanza kubereka inyungu bafite muri icyo kintu, uburyo gishobora kubafasha bijyanye n'ibyo bakeneye. Ibi turabizi cyane kuri babandi bamamaza, bakwereka ibyiza byo kugura igicuruzwa cyabo kandi bakakubwira ko kidahenda, nyamara si uko bo badakeneye inyungu. Muzaba ari inshuro mwumva umuntu wamamaza azatangira ahereye ku giciro, ahereye ku nyungu ze. Ni gake cyane hafi ya nako, ahubwo uzasanga bo bakubwira ko ari nk'ubuntu, ko ari poromosiyo. Ariko niwitegereza neza uzambwira. Reka mbaho urugero. Ufite igitabo kandi ushaka ko nkigura, uraje urambwira uti muraho bwana Francis, rero hano mafite igitabo kandi ndashaka ko wakigura. Rero kubera ukuntu cyamvunnye, ukwiye kuma amadolari 20. Ukambwira ibyo byonyine muri ubwo buryo kandi ushaka ko ngura igitabo cyawe. Hari amahirwe menshi ko nzakubwira nti reka nta gitabo nshaka kugura, nta nubwo binshishikaje rwose, igendere ushaka abandi naho njyewe undeke. Nyamara si uko icyo gitabo ntagikeneye, ahubwo bitewe n'uburyo uje mukimbwira unsaba kukigura. Ntiwabanje kumbwira icyo nshobora kunguka mu gusoma icyo gitabo, uburyo gishobora guhindura ubuzima bwanjye, n'ibindi byose bishobora kuntera gusoma igitabo. Mu mwanya wo gukoresha ayo magambo ushaka ko ngura icyo gitabo, dore amagambo meza wakoresha. Mukomere cyane bwana Francis, nkubona nk'umuntu usirimutse rwose, ukora ubucuruzi bwawe neza kandi hari benshi bagufata nk'icyitegererezo. Gusa ndatekereza ko ukeneye ko ubucuruzi bwawe bwaguka. Rero hano ngufite igitabo cyitwa How to Win Friends and Influence People. Igitabo cyagufasha mu bucuruzi bwawe, kizagufasha kwigarurira abakiriya, kizaguhindura umuyobozi mwiza uzi gucunga abakozi neza ntibagucike, kandi kizahindura ubuzima bwawe. Muri make kizagufasha mu bucuruzi bwawe. Ikindi kandi nubwo ubona iki gitabo gutya, ntabwo ngusaba amafaranga menshi, ni agafanta konyine rwose. Naho ubundi wazanshimira nyuma, kuko ndabizi ko iki gitabo kizaguhindurira ubuzima rwose, kizatuma inzozi zawe ziba impamo. Mu magambo make dusoza iyi chapitre, niba ushaka ko umuntu agukorera icyo wifuza, banza ushyire imbere ibyifuzo bye. Babwira ibyo bifuza kumva kandi bibashishikaje, kandi ubereke n'uko babigeraho. Mwakoze kubana natwe. Ubu tugeze ku musozo w'igice cya mbere, aho tumaze kubona amahame shingiro 3 y'uburyo bwiza wigarurira imitima y'abandi, mukabana neza, mukaba inshuti, kandi ukababera icyitegererezo cyiza. Ni ihame rya mbere twabonye ko udakwiye gushakisha ubucuti ubinyujije mu kugaya no kunenga abandi. Ihame rya kabiri, shimira kandi ubikore bikuvuye ku mutima. Ihame rya gatatu, menya ibyo abantu bashaka kandi bibashishikaje, aba ari byo uheraho. Iki cyari igice cya mbere cy'igitabo, ubwo tuzagaruka turebera hamwe igice cya kabiri. Iyi ni Inkuru Nziza Motivation Speaker IMS, naho njye mwumva ni Francis Inkuru Nziza. Nakagaruka.